Data wa twese uri mwe, uyu mwanya tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni tabaza, ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni indorerwamo. Turakuraritse kugira ngo uhagarane n'umugaragu wawe watoranijwe uyu munsi kugira ngo akuvuge kandi akuvugire. Ndagira ngo ibyo wagambiriye bikwiye gufasha imitima, bigahembura abari barushe, abaje bahagizwa no gushaka ihumure binyuze mu ijambo, abaje bahagizwa no gushaka ibisubizo binyuze mu ijambo. Uvugane nabo unyuze muri we. Duteze amatwi mwami, twicajwe no kumva. Turasabye kugira ngo Mwuka Wera korere muri iri teraniro, kugira ngo amagambo yose avuga agire umumaro wo kurushaho gusobanukirwa kugira neza kwawe. Urakoze kuko umukoresha, kandi natwe abicajwe no kumva, Mwuka Wera atsobanura imitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Fate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana twihuse. Tegeka kwa kabiri, igice cya kabiri. Igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, igice cya kabiri. Dusome n'umurongo wa 3. Aravuze ngo igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13. Some n'umurongo wa 19. Haravuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cya Isiraheli. Bagira gute? Ndashaka ko tuvuga umusozi uyu mugoroba, umusozi w'ubukene. Umusozi w'iki? Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 25. Dusoma umurongo wa 12. Haravuze ngo igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 25. Dusome n'umurongo wa 12. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho babatindi hanyuma y'abandi, kujya bicira inzabibu bagahinga. Imana itugirire neza. Haleluya. Twabumba Bibiliya tukaganira ijambo ry'Imana mu mwanya dufite. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana nyemere kugira ngo uyu mugoroba tubane muri aya masengesho. Uyu ni umunsi wa kabiri muri imbere y'Imana. Turashimira korali yaririmbye neza Kabeza, ndetse n'abacuranzi n'abatekinisiye. Muvuge ngo Imana ibahereze umugisha. By'umwihariko turashimira ubuyobozi bw'itorero, Shumba ndetse na Minisiteri y'Abinginzi batugira icyizere kugira ngo uyu munsi tubane muri aya masengesho. Hanyuma naherukaga hano kera hashize imyaka myinshi, naherukaga inaha hano muri iri torero 2012. iri kumva ko hashize igihe kinini. Hanyuma rero nahageze, nakomeje kugenda udaheruka n'ahantu, ukomeza kwitegereza neza, unasenga, ubaza Imana mu mutima. Ariko ndashimira Imana ko ndahantu nkwiye kuba ndi. Imana ishimwe cyane. Rero umuyobozi yararimo avuga ibintu, ariko nyine akomeza avuga ko yari amasengesho. Haleluya, haleluya. Amasengesho hari ibintu ajya aberamo. Nabonye muri abantu bakuru, sinjya kubibigisha, ariko duhereye ku by'umushumba avuze, ndetse n'uriya mubyeyi n'undi wamubanjirije, nuko Imana dusenga ari Imana ikora imirimo ikagaragara. Turayishimiye ko ari Imana ikora imirimo. Haleluya. Bashimye Imana. Nibuka ishimwe nabwiye umuntu warishimye, ndavuga ntantu nzajya ndivuga, ryanejeje umutima wanjye, kandi numva rinyongereye imbaraga yo kongera gukorera Imana.
ndagira ngo mbabwire ko ibintu bituma dukorera Imana biracyahari. Yashimye Imana, niyo mpamvu amashimwe y'abantu nyumva. Uriya mubyeyi yavuze ibintu bikomeye, mushumba byujuje neza. Aravuga uriya mubyeyi yavuze ko Imana iherutse kumukura ku kinini. Mw'abantu mwe, kuko mwe harimo abantu batagifata ntimwabimenya, ariko ni ikintu gikomeye. Mushumba ahita byuzuza, aravuga ngo ndashimira Imana ko umuvuduko na diabete ibyo bintu Imana, ndashimira Imana iteye ityo. Umubyeyi yashimye Imana avuga ibintu bikomeye. Iri shimwe ryaranejeje. Yarashatse nk'uko abandi bashaka, muri kumva n'umugisha, na mushumba muri kumva ko Imana yamukoreye ibintu byiza ku muhungu. Ibyo imyaka 6 ariko dukongere dukomere Imana amashyi. Kandi ibi ngibi byiyongereyeho kuri iryo shimwe. Nzajya mbivuga mushumba, nzavuga nti hari umuntu imyaka 6 irashize. Hari n'undi mfite wakize kanseri, ejo bundi abaganga nibwo bateyeho kashe, burya bateraho kashe ngo hashize imyaka 5, baremeza ngo nta kanseri iri mu mubiri. Ndashimira Imana, ariko ni Imana iteye ubwoba. Uwo muturage rero ashima Imana, aravuga ngo yarashatse, Imana ishimwe ko yashatse. Kandi namwe turashimira Imana yahabaye, bamwe bashatse Imana ishimwe. Numvaga ari ibintu bisanzwe. Hari ibintu wumva kumva ni ibintu bisanzwe. Arashaka, ashatse, ageze mu rugo agira umugisha, aratwita, arabyara. Abyaye abyara umwana w'umukobwa umwe. Umwana arakura, aramushyingira. Amajije kumushyingira, umwana ageze mu rugo, muri kumva nabwo si umugisha se gushyingira. Ageze mu rugo, umukobwa ageze mu rugo aratwita, muri kumva atari umugisha bo. Atwise, kumwe ajya gupimisha inda, bageze kwa muganga bwa mbere inda barayibona, asubiyeyo bwa kabiri inda barayibura. Kumva ibyo nabyo ni ibintu bisanzwe ku babyeyi, sibyo mwababyeyi? Zisigaye ngo ziboneka ngo zikongera zikanabura. Ahantu turi kwerekeza n'ahantu hakomeye. Ariko asubiyeyo bwa gatatu ngo bayipimye barayibura, ariko akomeza indi ikomeza kugenda ikura, ibigaragarira amaso. Iminsi 365 irashira. Kwa muganga inda barayibura, bagapima bakayibura, bakamubwira ati nta kintu turi kubona mu nda yawe. Afata umwaka wa kabiri. Umwaka wa kabiri ugiye kurangira, nico nari ngendereye. Ndashimira Imana ko turi mu masengesho. Ndagira ngo mbabwire, Imana nta yindi biro yayigeze ifungura ishobora guhura n'umuntu kugira ngo baganire. Haleluya! Ni inzira y'amasengesho. Muririmbye yararirimbye wa 49, yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka. Haleluya! Niba bijya bigira amababa nikomeye, buri Imana igira amaboko akomeye. Ndagira ngo mbabwire ko amaboko y'abantu ajya arangira, ariko amaboko y'Imana. Uwanditse igitabo cy'imigani, ariko mbagirene igice cya 31 umurongo wa 20, yaravuze ngo iramburira abakene ibiganza, ariko indushyi ikazitiza amaboko. Muri aya masengesho ikuniriza amaboko. Haleluya! Igutiza amaboko. Umuntu yagutije amaboko azari wese, Imana igira amaboko akomeye. Ay'abantu ajya acika, ariko amaboko y'Imana ntacika. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ibakuze amaboko akomeye, irabazana. Ariko hari ahantu haneshekeje. Mose yabwiye Imana ati nutemera kuvana inama natwe ntudukure inama. Ngo Imana yamubwira ati nzaguha marayika. Aramubwira ati hoya, ntabyo kuma marayika, ni wowe nshaka. Mose yari yahishuriwe ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Dawidi yanditse Zaburi ya 16, aravuga ngo nashyize imbere yanjye Uwiteka kuko ari iburyo bwanjye. Haleluya! Haleluya! Ngo Imana iramubwira ngo kuko wasabye kugendana namwe nta kibazo ndabikwemereye, ariko ihita imushyiriramo akandi kantu karyoshye. Iramubwira ngo si ukugendana nawe gusa Mose, nzagendana namwe ngende mbaruhura. Ni Imana yemeye kugendana natwe ikagenda ituruhura. Burasura mubyeyi ugira ngo ntiyamuruhuye, iramubwira ati ndakuruhura. Haleluya! Haleluya! Iramubwira ati ndakuruhuye, ikinini kibaye kivuye. Mushumba we ngo imyaka 6 irashize. Runo rugendo muzingo ruroroshye, ni urugendo ririmo ibintu birushya. Harimo ibintu, hari igihe nk'abana b'abakobwa hagati Imana ukumva Imana iri kuvuga urugo,
kagati Imana nindugeraho ukumva uzaba ugeze muri paradizo. Ariko no mu rugo harimo ibintu bingana n'aya mabafure, ariko iyo urwubatse ari ibivuze iraza ukikore kagati mwana wanjye navuze ko nzagendana nawe uzana nkuruhure. Ndashimira Imana igende turuhure. Ukavuga ati Mana numa abana bakaza none ari nk'ibintu byingana gutya, umwana gakura baraza. Singiye kuvuga ibyabereye mu butayu, ni ibintu byinshi cyane, ariko muri kino gice twasomye nuza gusoma igice cya kabiri, niba narindi kwibaza uyu musozi Imana ibakuyeho n'uwuhe? Uyu musozi ubwabo nibo bawikururiye. Uza kureba neza uyu musozi ubwiye gucyamika utaba warawikururiye, kandi nuba waranawikururiye humura haje humure. Yavuze ngo yarebye nubwo waryikururiye, Uwiteka ni umunyembabazi, iravuze ngo cyamika. Abisirayeli bageze i Kadeshi Baruneya, nongeye gusoma Mose, niba hari umuntu wambabaje ni Mose. Mose ngo bano bantu baramuruhije ku rwego rukomeye. Mose mu magambo yavuze yababwiye ngo nimwe mutumye igihugu ntagikandagiramo kubera imitwaro yanyu n'induru yanyu na stress yanyu. Aba bantu baramugoye bageze i Kadeshi Baruneya kubera amakuru ntibayumvaga, igihugu ntibacyemeraga, bumvaga ko gihari ariko batacyemera. Mose ashaka guca impaka, arababwira ati noneho nimugende mutoranye abantu b'inyangamugayo, abantu bo kwizerwa, mubazane bahaguruka hano bajye gutata igihugu mbajyanamo. Ngo barabatoranya inyangamugayo. Reka mbabwire, nasanze inyangamugayo ihari ni Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine niwe nyangamugayo. Hari inyangamugayo muri Gacaca batoye, ariko ibintu zakoze kandi zitwa ngo ni inyangamugayo naho zitaniye n'aba bantu. Bano bagabo 12 barabatoye, ngo bageze imbere ya Mose, ngo haza umugabo bita Hoseya, aramubwira ngo ntago uzongera kwitwa Hoseya, ahubwo wiswe Yesuwa. Imana iduhamagaye iduhindurira amazina. Murabyumvishe? Ubu wasanga kera barakwitaga runaka, ariko turashimira Imana yaguhamagaye igahindura izina ryawe. Haleluya. Ni Imana iguhamagara yarangiza ikaguhindurira izina. Uyu mugabo Imana itimuhindurira izina, baragenda bajya gutata igihugu. Ngo igihugu bagitase, abagabo 12 ngo bazana inkuru abagabo 10 bazana inkuru z'incamugongo. Natangaye ngo Mose baraha i Kadeshi Baruneya, ngo aba bagabo igihugu koko ngo baragitase. Ngo igihugu bakigeramo baravuga ngo uko Imana yakivuze niko twakibonye. Ngo aya makuru barayazana, ariko bongeraho ijambo rikomeye, baravuga ngo abagabo twasanzeyo ibi bintu babwiteraniro byacogoje Mose n'abantu bari babateze amatwi. Muranyumvishe? Ubu nakuyemo icyifuzo cyo kuzajya nkomeza, n'ubundi ndabasengera, ariko ngiye kubasengera cyane. Aba bashumba mubona kugira ngo barikandagiremo turi hano biteye ubwoba, n'imbabazi z'Imana. N'imbabazi z'iki? N'imbabazi z'Imana. Mose abagabo 10 baramubwira ati igihugu twabonye ni icy'amata n'ubuki nk'uko Imana yakivuze, ariko abagabo twasanzeyo ngo Mose yahise ashishimura imyambaro aryama hasi. Rwanda fomu gurigodora, ngo abantu barumirwa. Ikintu cyabaye kuri Mose ni nk'icyo cyabaye kuri uyu muntu yahaye umuntu gushima, azi ko agiye gushima itaririmba ngo gurigodora. Mose yaza kubimenya yari kubanza akabashyira hari akababwira ati mumbwire ukuntu ibintu bimeze mbere yuko mubitangariza abantu, ariko kuhita bahereza ikasi. Ariko kubera ibikabyo bari bafite kandi nibihamya bari baje bikoreye, yumvaga ko ibintu bagiye gutangaza ari ibintu byakomeza abantu. Ariko babitangaje bose bacika intege, bararambarara, baravuga ati koko iyo uturekera iriya watujyanaga he? Bakozi b'Imana, iki gice cya mbere Mose yarayari kubasomera.
yarari kubasomera, arimo kubasomera ku rwego rukomeye. Kandi nakuyamo ikindi kintu gikomeye aricyo ngendereye. Mushumba, kubera uku kuzenguruka, kubera uku gutinda muri ubu butayu, Imana yaravugaga bakumvirana, ikababwira ngo barye iburyo bakajya ibumoso, ngo basuzugura Imana, baragenda barononekara. Nakuyemo akantu bita kononekara. Niba hari ikintu kizengereje abanyetorero, ni ukononekara. Kugira gute? Yeremiya Imana yaramubwiye mu gice cya 13, iramubwira ngo Yeremiya, genda ungurire umushumi mu isoko, wungere uwuzane. Yeremiya ngo aragenda arawugura. Awuzanye, ageze mu rugo, Imana iramubwira ngo uwo mushumi waguze ufate uwujyane ku mugezi wa Ekreti, uwugezeyo, ugende uwushire mu gitare, nukuvana ikigaruka gicyangugu irusizi n'amaguru. Ngo aragenda ageze ku mugezi Ofurata, ngo agugezeho, Imana iramubwira ngo genda uwushyire mu rutare, ngo awushyira mu rutare. Ngo arongera aragaruka, ageze mu rugo, Imana iramubwira ngo Yeremiya, ngo hashize iminsi myinshi, iramubwira ngo ngera usubireyo, ngo asubirayo. Iramubwira ngo genda ukuriye wa mushumi, ngo awukurayo. Ngo awukuyeyo, ngasanga warononekaye. Imana iramubwira ngo none uwo mushumi kubona wononekaye hari ikintu kimaze. Bashumba, reka mbabwire impamvu y'ibi bintu, impamvu ubona dutize muri ibi bintu, tuvuga amasengesho ariko ugasanga ntidusa nayo. Muranyumvishe? Nukononekara kuri mu mitima y'abantu. Abantu barononekaye ku rwego rukomeye. Hano soreza ahangaha, hano Abisiraheli ngo bakenye intwaro. Ndashaka kuvuga umusozi w'ubukene. Bakenye intwaro aribo babyiteye. Ejo bundi hari ibirori merutsemo, sinari nzi ko ari ibirori. Umuntu ariko nawe uzajya uyitere, ni nta kibazo. Bankoreye protokole, ndumirwa. Ndagenda itanca mu bantu. Bari mu itente, hari amabara, abadamu bakuru bari bambaye amabaze, abatoya bambaye ibitenge by'amasuperi, abandi bambaye neza, abakobwa bambaye amakanzu y'ibinyurane, abagabo bambaye amakote n'amakorovati bambaye neza. Mageze ndagenda ariko ndicara, Musayita nyica mu mutwe. Aravuga ati rero ndagira ngo dukomeze ibirori byacu ubwo pasteur ahageze, ariko sindi pasteur murabizi namwe. Tubwo pasteur ahageze, reka mbere yuko tumwakira tuganirize, reka tubabwire umunsi mukuru turimo. Ati turi mu munsi mukuru w'umuryango, niko umwana wo muri uyu muryango yameze amenyo. Mushumba nahise nsaka icyigisho ndibwigisha cyo kumera amenyo, ndakibura. Ndihuta kuri Google nandikamo kumera amenyo, ndaribura njya muri Bibiliya kumera amenyo. Ngase nimfata Bibiliya, koko nimfata Bibiliya ndareba Abisiraheli. Ndashaka kubabwira ko hari umusozi Imana ishaka ko ducyambikaho. Abisiraheli, Bwana sifiwe. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo bakene intwaro. Mushumba ngo bazikennye nibo babyizaniye. Hari igihe umuntu ahagarara hano ngo ndashimira Imana ngo ko ndi umukene. Wareba ugasanga nta kintu yakennye. Umukene ni umuntu umeze ute? Ni umuntu wasize aparitse hari imodoka, ejo tukamusanga hano Kabeza atwaye velomoteri imwe nayita umwotsi, atagitwaye imodoka. Ubwo hakene umuntu wari ugize gute? Wari ufite. Abisiraheli bakenye intwaro zo kurwanisha, bari bazifite ariko baragira gute? Barazikena. Aba Bisiraheli uyu musozi bazengurukaga nibo bawikururiye kubera kutumvira Imana. Muranyumvishe? Abisiraheli rero ngo bakene intwaro zo kurwanisha, ariko Bibiliya yinjiriye abanyetorero akaba agenda bashyira hasi. Ejo yishuyu, ejo bundi yishuyu, bose tukaba tubona agiye kubamarira ku icumu. Ariko ndashimira Imana yashyizeho bino bihe kugira ngo abantu b'Imana bongere basubizwemo imbaraga, ibyo batakaje bongere babisubizwe, kuko turi imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Abisiraheli bararenzwe, batangira gukora ibintu bidakoreka, batangira gukora amaniveriseri atabaho. Ngo umutwe w'Abafilisiti uricara, uravuga ngo kubera iki ducogoza Kabeza ntituyishobore?
barababwira ngo muriya mubona Kabeza impamvu igihagaze, muri bo bagira intwaro za kirimbuzi, muramutse muzibakuyemo mwabashobora. Barababwira ngo nizihe urwego rw'ubutasi rw'Abafilisitiya, barababwira ngo muri bo bagira icumu bakagira n'inkota, muramutse mubibakuyemo baba nk'abandi, banywa inzoga nk'abandi, bacana inyuma induru zikavuga nk'abandi, muramutse muzibakuyemo mwabashobora. Barababwira ngo none twazibona gute? Barababwira ngo bari mu birori kuko bazi ko igihe cy'intambara cyarangiye, mwabinjira runono bari guserebura, bakishimira anniversaire, bakishimira bread shower na baby shower, bakiri muri utwo tuntu tw'amafute yo gushaka Imana, mwabashobora. Kuko hari igihe abantu basinda bagasinda amahoro, abantu bajya basinda bagasinda amahoro, akarugeramo kumva ngo byararangiye. Reka nkubwize ukuri, icyatumye ujyamo ni amasengesho, ikizatuma urugumamo ni amasengesho. Ibintu byose byavuye mu masengesho birindishwa amasengesho. Cyakoze niba wari ugiyemo kubera amanyanga, uzayaguturagura ibyuma bishaje injyamani, ngo Abisirayeli ati nibibe mushaka, turashaka icumu, turashaka n'inkota. Ngo Abisirayeli bikuriramo inkota bakuramo n'amacumu, barababwira ati nimutuga mupimure nta kibazo. Ngo barapimura, ngo barangije barazitwara. Abisirayeli ngo nubundi bagakomeza bakaririmba, ngo bumvaga nta kibazo. Ngo ariko igihe cy'intambara urugamba rubasakiranye, wongera ugasenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu musozi Abisirayeli nibo bawikururiye. Ndagira ngo mbabwire, Imana kugira ngo ibabwire gucyamika, ngo yari irebye uburyo barushye, bananiwe. Mama warunaniwe, warucogoye, ariko narinje kukubwira ngo ibibazo urimo, ibigeragezo ufite, intambara ufite, amagorwa ufite, nta kindi cyabigukuramo sibye gusenga. Ibindi barababeshya, n'amasengesho yonyine. Amasengesho ajya kura umuntu mu magarara akamugeza adatari. Amasengesho abuza umuntu wari ugiye kwiyahura akagarukira mu nzira. Amasengesho abuza umuntu wari ugiye kuraguza akagaruka, akamenya ko Imana yamuhamagaye igikora imirimo itangaje. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu bintu Abisirayeli bari bakennye ikintu bita amasengesho. Ndagira ngo dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Imana ibamere umugisha, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Umusozi uriho byashoboka ko ari wowe wikururiye, ariko Imana nyiribambe, Imana nyirimbabazi ikugarutse igufitiye umutima w'imbabazi. Iravuze ngo nubwo wari urushye, nubwo wari unaniwe, ongera ucyamike, ongera ucyamike. Byashoboka ko ari wowe wabyikururiye, byashoboka ko ari wowe wabyizaniye. Imana ikavuga ntuyumvire. Abisirayeli mu bakosa bakoze kugira ngo uyu musozi ubabere muremure, nuko Imana yavuze nibayumvire, nuko Imana yavuze nibashake kugenda uko Imana ivuze. Abantu barimo gushaka kugenda uko babo ubwabo bishakiye, nibashaka kugenda uko Imana ishaka. Imana ibamere umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibangirire neza. Muhaguruke dusengane Imana muri aya masengesho. Kadusenge, Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu, Mwana w'umuntu yacumuriye akoze ku giti, ari imbuto z'igiti wamubujije kandi nta kutari wagize, ariko nawe uje kumucungura wamucunguriye ku giti. Nibutse Abisirayeli bagera Imara ngo bahasanze amazi arura, ariko ubuzima bw'Imara busa nk'ubuzima dushaririwe twari turimo, nta kindi cyabumazemo ubusharire. Waramubwiye ngo nakoresha igiti. Turagushimiye wowe wagiye ku musaraba, turagushimiye wowe wabambwe tukabamburwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Iki ni icyumweru cyo gucyamika, ariko Abisirayeli ngo uyu musozi niyo bari barawikururiye. Hari abantu bari mu ntambara bikururiye, hari abantu bari mu bigeragezo bikururiye, hari abantu bari mu bibazo bigiye bitandukanye bikururiye. Ariko kuko wowe uri umutunzi w'imbabazi, muri iki cyumweru hano kuri iri torero rya Kabeza hari imbabazi. Iti twumvisha amashimwe y'abantu bakijije burundu, twumvishije abandi ukuye ku buriri, wakoze ibintu bikomeye muri aya materaniro. Haleluya.
bivuze ngo uzanye imbabazi nyinshi muri iri teraniro. Abantu baribwe, abantu baranyazwe. Zambura ibiganza byawe dusengana Imana muri aya masengesho. Zambura ibiganza byawe dusengana Imana muri uyu mugoroba. Uri Imana ishobora byose, uri Imana y'inyembaraga. Zambura ijwi ryawe winginga Imana mama, inginga Imana muri iri teraniro. Icumu ryawe ritunga ahantu byari bikomeye, icumu ryawe ritunge kuri abo bana barayize baratsindwa, ritungeyo. Ubwira Imana ngo ibi bintu hari ikintu wakora, ubwira Imana ngo ibi bintu hari ibintu warema. Turi imbere yawe Mwami Yesu. Abantu bari bacogoshwe n'imisozi ikomeye. Ubutumburuke bw'uyu musozi bwari butumye abantu banamuka. Ubutumburuke bw'uyu musozi bwari butumye abantu bacoka, bwari butumye abantu bacika intege, bwari butumye abantu baruhira kuri uyu musozi. Warabyitegereje uri mu ijuru. Hari abantu bari ku misozi y'ubukene mu buryo bw'umwuka, hari abantu bari ku misozi yo kubura abana, hari abantu bari ku misozi yo haleluya yo kubura akazi, hari abantu bari ku misozi igiye itandukanye. Ariko uri kuvugana natwe ko ari igihe cyo gucamika. Turasenze mu izina rya Kristo Yesu. Byashoboka ko abantu batakumviye, kononekara kwacu kwatuzaniye amakuba, kutumvira Imana kwacu kwatuzaniye akaga. Ariko muri iri teraniro turasenze, tuzamuye ibiganza byacu nk'ingabo zitsinzwe ku rugamba. Uri Imana yacu bwite, uri Imana umutabazi, uri Imana imurengezi. Haleluya. Waza yaza ahantu uri, waza yaza ahantu uri, kuko ahantu uri niho utabarira abantu. Twaribwe, Abafilisitiya batwibye intwaro zacu, Abafilisitiya badutwaye icumu. Umusozi uraturambira, umusozi uraturushya, umusozi w'uburwayi, umusozi w'ubugumba, umusozi w'uruvugo, umusozi wo kwangwa n'abantu, umusozi wo gukodesha, umusozi wo gutakaza iby'Imana, umusozi. Ariko muri iri teraniro turasenze. Uri Imana y'inyembabazi, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Haleluya, haleluya. Tuzamuye ibiganza byacu. Imisozi twaba turiho twarayizaniye, uyu mwanya nuyidukureho, tukugirireho ubuntu, tukugirire imbabazi. Mose yabwiye uru rubyiruko, ararubwira ngo basogokuruza banyu, bene wanyu barangoye, batuma umutima wanjye ucogora, batuma umutima wanjye uruha, batuma umutima wanjye unamukira muri ubu butayu. Abantu bategereje Uwiteka, aravuga ngo bazasubizwamo imbaraga nshya. Iri teraniro dusabye imbaraga nshya, uyu mugoroba dusabye imbaraga nshya. Iki kirere cya Kabeza nigitoboke, abantu bacira imbaraga nshya. Iki kirere turagikuramo imbaraga z'umwijima. Iki kirere turakirasamo bombe y'amasengesho. Iki kirere turagisenye, turakirimbuye. Dayimoni wahagurukiye kunaniza abantu bazasenga aya masengesho, uyu mwanya ndakwitambitse, uyu mwanya nkugabyeho igitero gikomeye, uyu mwanya ndagutwitse, uyu mwanya ndagukura muri kino kirere bw'izina rya Kristo Yesu. Turasengeye aya masengesho, turasengeye aya masengesho. Abaririmbyi bazayabonekamo, abavugabutumwa bazayabonekamo. Turasengera umunsi w'ejo guhera mu gitondo kugera nimugoroba. Turasengera umunsi wo kuwa kane, turasenza umunsi wo kuwa gatanu, turasenza umunsi wo kuwa gatandatu. Turinginga imbaraga z'Imana. Haleluya. Iyi misozi abantu bashyizweho n'abadayimoni, iyi misozi yakuruwe n'abazi b'Imana. Turasenzega abantu b'Imana bazakira ubutabazi, bazakira kubohoka mu izina rya Kristo Yesu. Aya masengesho
azasiga impinduka kuri uyu mugabo, azasiga impinduka kuri uyu mubyeyi, azasiga impinduka muri uru rubyiruko, kuri aba batoya n'abakuru, ku bantu badukurikiye bari muri iki gihugu no hanze yacyo. Aya masengesho ahindura ibintu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko uri Imana y'ibambe n'imbabazi. Ni wowe uri kubwira abantu ngo bacyamike, ni wowe uri kubwira ngo abantu bacyamike. Uyu mubyeyi muye gucamika, uyu musozi amaze igihe awurangize, uyu musozi atinze wawurangize, uyu musozi waramunamuye umukureho mu izina rya Kristo Yesu. Turasenze, turasenze. Uyu mugabo, uyu musore yarariho, haleluya, uyu musozi w'ibiruhanya, uyu musozi w'ibirusha, uyu musozi Yesu werawe wigeze uvugana n'imisozi yari iri imbere ya Zerubabeli. Uravuga ngo yewe wa musozi we, wiyita iki imbere y'uyu mubyeyi, wiyita iki imbere y'uyu mugabo, wiyita iki imbere y'uyu mukobwa, muri korari wiyita iki? Wa musozi we, Imana nivugane nawe, Imana nivugane nawe. Twe waratunaniye, ariko haleluya, nuvugane n'Imana. Imana iravuga ngo wa musozi we, uzahinduka ikibaya, uzahinduka ikibaya, uzahinduka ikibaya, uzahinduka ikibaya. Zerubabeli atambuke. Uyu mugoroba turasenze, iyi misozi nihinduka ibibaya, iyi misozi nihinduka ibibaya. Bantu b'Imana bakira imbaraga, bantu b'Imana bakira guhembuka. Yesu, ntago turi bukure kure, ntago turi bukure kure. Aya ni amasengesho, aya ni amasengesho. Haleluya, aya ni amasengesho. Masengesho we, yewe masengesho we, yewe masengesho we. Haleluya, turagutumye muri iyi biro, turagutumye muri iyi sibo, turagutumye muri iyi bizinesi, turagutumye muri aba bana, turagutumye kuri uyu mugabo, tumugutumyeho kuri uyu mubyeyi, tumugutumyeho kuri iyi divorce, tuyigutumyeho. Yewe masengesho, turagutumye. Aya masengesho naca inzingo, aya masengesho nakuraho bariyeri zashyizweho n'abadayimoni, aya masengesho nazitura abantu bari baboshe, aya masengesho haleluya natubera umuriro, uze ukongore, uze ugende imbere yacu, utwike imbaraga za Satani, utwike. Uratwumviye muri uyu mugoroba, ndikumva utwumviye muri uyu mugoroba, ndikumva utwumviye muri uyu mugoroba. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndikumva utwumviye uyu mugoroba. Uyu mubyeyi umugaruyemo ibyiringiro, uyu mugabo umugaruyemo ibyiringiro. Imbaraga nisongere zigaruke, imbaraga nisongere zigaruke. Umunyantege nkeya muri twebwe natsinda ingabo nyinshi, umunyembaraga muri twebwe natsinda ibihumbi mu izina rya Yesu. Aya masengesho, aya masengesho nahindura ibintu, bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Umuntu wicaye niyihangana haguruke, dusenga n'Imana gatoya. Umuntu wicaye niyongera haguruke, iyongeremo imbaraga, dusenge. Mbabarira uzambura ijwi ryawe, dusenge. Ni umugoroba Imana iduhayeho gusengamo, ni umugoroba Imana iduhayeho kwingingamo. Haleluya, haleluya. Amaboko yawe aracyakorera abera, nakorere korari Kabeza. Amaboko yawe aracyakorera abera, nakorere uyu mubyeyi wabonetse muri uyu mugoroba. Amaboko yawe aracyakorera abayisenga, nakorere uyu mugabo. Amaboko y'Imana aracyakora. Amoroba aba banyamasengesho, ibyiringiro nibigaruke, icumu ryabo nirigaruke. Aba babyeyi turasenze, haleluya. Yewe wa Mana we, yewe wa Uwiteka we, turaguhenda henze muri aya masaha. Haleluya, haleluya. Iki gitereko kitabaza nikigaruke mu mwanya wacu, iki gitereko kitabaza nigisubire mu mwanya wacu. Yesu, iri tara niryongere ryake, iri tara niryongere ryake, iryazimye niryongere ryake mu izina rya Kristo Yesu. Bera kwayo niyongere itugarukeho, itugarukeho ifite gukiza kwayo, niyongere itugarukeho umucyo w'Imana turasire, niyongere itugarukeho Satani n'abadayimoni batsindwe.
iyo ubabariye abantu ubabariye, kandi iyo ubabariye abantu ntabwo ubacunaguza. Izina ryawe nirihimbazwe. Abantu gucyamika, uyu muryango wihe gucyamika, impagarara zirangire. Uyu muryango wihe gucyamika, ubu bukene bwiyinjije bushire. Uyu muryango wihe gucyamika, uyu muryango wihe gucyamika, agasuzuguro n'agahato k'abadayimoni karangire. Uyu mubyeyi muhe gucyamika, ubu burwayi burangire. Wowe ukiza kanseri ugakiza diyabete, ibi ngibi ntago byakunanira. Ibi ntibyakunanira, ibi ngibi ntibyakunanira. Waba urwayi we wumvira Imana, wamagorwa we wumvira Imana, wabirushya bigiye byaruhije umugenzi wumvira Imana. Uyu mugoroba ni umugoroba Imana iduhaye, umugoroba udasanzwe. Turahendahenda Imana. Ibi bintu byose nibyumvira Imana. Iyo uvuze ibintu byose birakumvira. Ujye uhamagara inyenyeri mu mazina zikitaba, zikitaba umwami w'isi n'ijuru, zikitaba umwami uhamagaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turasenze ibi bintu byose nibigira amatwi byumvira Imana uyu mugoroba. Uyu mubyeyi abona ihumure. Turasaba ihumure, turasaba ihumure muri aya masengesho. Urakoze Mana, tukuramburiye amaboko. Izina ryawe nirihimbazwe. Paulo yandikiye Abafilipi, baryamye bashyizweyo, bagendererwe n'amaboko y'Imana, bagendererwe n'imvugo y'Imana, bagendererwe n'umucyo w'Imana. Mu izina rya Kristo Yesu, abantu bari barazimye muri aya masengesho bake, abantu bari barataye intwaro bongere bazifate. Yesu we, turasenze uzakora ibintu bikomeye muri aya masengesho. Uzahemburiramo abantu mu buryo bukomeye, uzasuka imbaraga zawe zikomeye. Kandi uyu mugoroba ni umugoroba utugenderemo, kandi uyu mugoroba ni umugoroba udusuyemo, kandi uyu mugoroba ndi kumva imbaraga zawe zije gukura abantu mu majune bari barimo, zigaruye ibyo abantu bari baratakaje, zigaruye ibyiringiro abantu bari baratakaje. Uracyari ya Mana ikora, uracyari ya Mana ishiraho, iracyari ya Mana irema ibintu bitari biriho ukabirema. Uyu mubyeyi muremera ishimwe, aya masengesho yarememo ishimwe, aya masengesho yarememo imbaraga. Haleluya. Uyu mubyeyi nazitahane, uyu mugabo nazitahane mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mukobwa nazita. Dusabye imbaraga, dusabye imbaraga, dusabye imbaraga z'Imana. Turasengera runo ruhimbi, turasengera iri torero, duhamagaye imbaraga z'Imana ahantu wavuze ibintu bikomeye. Yesu, aya masengesho aze guhindura ibintu, kandi tuyahaye icyerekezo. Haleluya. Icyerekezo nicyo watanze ko abantu bacyamika imisozi abantu bamazeho igihe, yaba ariyo bizaniye, yaba yazanywe n'abadayimoni, yaba yazanywe n'abantu, ariko uravuze ngo niducyamike. Mama, ongera ucyamike. Imana ikugarutseho cyamika, ongera icyamike. Imana ikugarutseho cyamika, ibyiringiro nibyongere bigaruke, amashimwe yuzure mu kanwa kacu, tugukomere tuyisige. Amasengesho atubera umubavu uhumura neza, bimenyekane ko twabaye imbere y'Imana, bimenyekane ko uyu mugoroba dusenze, bimenyekane ko iki cyumweru dufite gahunda yo gusenga. Inzugi zari zarakinzwe, uyu mwanya aya masengesho azikingure. Haleluya. Abacu bari barakingiraniwe, aya masengesho agenda akora ibintu bikomeye. Inzugi zari zirimo ingese, aya masengesho nazikingure. Haleluya, haleluya. Yesu werawe, aya masengesho ahindura ibintu kuri bene data n'abashiki bacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye Mana, turagushimiye wawerawe, turagushimiye Mana, turagushimiye Mana, turagushimiye umugoroba, turagushimiye aya masaha kuko ziby'imbaraga kandi wiyesheje cyubahiro. Tugukomeye amashyi, cyubahiro n'ikibi cyawe
mu izina rya Yesu. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ayiwe, gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Amen. Haleluya. Umwigisha Imana imuha umugisha. Gusenga ni imibereho. Kandi tugiye gusenga, ndi kuvuga muri aya masengesho kugeza hari ikintu gikoretse. Yesu ashimwe. Hari ijambo tujya dusanga ku rugi rivuga ngo ni push. Pray until something happen. Gusenga, ugasenga kugeza hari ikintu kigize gute, hari ikintu gikoretse. Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha.